byiza bisobanura impamvu turi hano, bisobanura amateka yacu. Ndabashimira mwese, ndabashimira kandi ibyo tumaze kunyuramo hamwe. Ndashimye n'imitwe ya politiki n'abayiyobora batubwiye twese ubufatanye bwo gutera imbaraga n'ibikorwa kugira ngo tugeze ubu. Kandi reka mbanze mbere urugero, intare murazizi? Intare murazizi? umuntu wavuze ku rugamba uwamuha kugira abantu n'indwara, ubwo ni intore n'abasirikare baragereranya baravuga ngo aho kumpa ingabo z'intama ziyobowe n'intare, wampa intare ziyobowe n'intama. ariko tutari FPR n'abanyarwanda twagize ingabo z'intare ziyobowe n'intare. icyo byashaka kuvuga ibya mbere, ingabo z'intare ubundi izo ngabo nizo ziri ku rugamba. ubona n'intare rero nta nubwo uba ukeneye cyane kandi iyo intare ingabo z'intama agenda se kada arimo agenda afashe n'idarapo agenda agira gutya. nahera kuri ibyo bashimira mwese abanyabwenge n'abandi bakumva abanyarwanda iyo tunyuze mu myaka 30 ishize birimo aya mateka yose batubwiye abamaze kugira ibyo batugeze. urugamba twarwaye rwari rukomeye kuko ariko gutereranwa warangiza ugateranirwaho n'amahanga. Urabona byombi biri hamwe. ubundi ntabwo u Rwanda rukwiye kuba ruriho
bitewe n'uko rwatereranywe ariko binatewe n'uko rwatereranywe iteka induru ihora ari induru urupfu rwacu abanyarwanda turi hamwe dusubiramo twigisha mu gihe